Yesu ashimwe. Ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo icyo Imana yavuze yarakivuze, ntabwo izivuguruza. Hari ikintu Imana yavuze kuri iri torero Methodiste yarakivuze, ntabwo izivuguruza. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari Methodiste gusa, n'abandi mwese musengera mu yandi matorero, icyo Imana yavuze ku matorero yanyu yarakivuze, ntabwo izivuguruza. Amen. Haleluya. Amina. Dufite amahirwe yuko twamenye Imana. Dufite amahirwe yuko uwamenye Imana wese akaba yicaye hano. Kumenya Imana ni iby'igiciro cyinshi. Kumenya Imana bifite agaciro kanini kurusha amafaranga. Amafaranga arashira, ibintu birashira, ariko umuntu wamenye Imana, reka mvuga kuri uyu mugabo bita Yesu. Umuntu wamenye Yesu niyo yapfuye barajyana. Umuntu wamenye Yesu niyo ari mu bibazo araza akamuhumuriza. Uzi kujya gusenga waburaye, murabizi ukuntu inzara iryana, Imana ikakubwira ngo nzabana nawe, kandi waburaye. Wajya gusenga Imana ikakubwira ati mwana wanjye ndakuzi, kandi nta mafaranga ufite. Ariko icyiza cyo kumenywa n'Imana, mubana mu bibi mukabana no mu byiza. Nimufashe tuyikomere amashyi Imana yacu. Ntabwo Imana mubana ari uko waguwe neza, niyo waguye nabi Imana murabana. Mbwira umuntu mwegeranye ngo nicyo nkundira Imana rero. Hari abanze kubivuga se bimubwire ko ari cyo ukundira Imana. Amen. Amina. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 19. Duhere ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 22. Wahageze asome. Ubutumwa bwiza bwa Yohana Igice 19. Umurongo wa 19 ugeze kuri 22. Some mu izina rya Yesu. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba. Rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Yego. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma. Kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa. Haleluya. Kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo. Icyambere rwari rwanditse icya kabiri no mu Ruroma, no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, nanze ukomere Imana amashyi menshi cyane. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. 22. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Abantu turi hano tuzamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Buri muntu wese ku rusengero asengeramo agira ngo twese turi hano tuzamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Yumvishemo impundu z'ababyeyi, twongera tuzamura ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Reka mvuge kuri misiyo ya Yesu. Ikintu cyazanye Yesu ni ugucungura umuntu. Ikintu cyazanye Yesu ni ugukuraho, ni ukubabarira abatari kubabarira. Ikintu cyazanye Yesu ni ukugira ngo aducungure. Yesu ageze ku musaraba, hari amagambo yavugiye ku musaraba.
ayo magambo ndashaka kuyavuga umwanya muto. Ataragera ku musaraba babanje kumujyana hirya no hino. Umugabo bita Petero bari bafitanye amasezerano. Yaramubwiye ngo Petero rangu. Petero aramubwira turabizi ko nkukuru. Arangije avuga ngo niba unkunda rero bagira inama zanjye. Imana ishimwe cyane. Nyuma arenze umusozi arongera aramubaza ngo hanze aha banyitande. Baza mugenzi ngo hanze he bakwitande. Akubwiye ko bamwitande nakusubiza. Abandi bigishwa ntabwo bari bazi Yesu ari we. Ariko Yesu abandi tabazi kuri Yohana, abandi bazi kuri runaka, abandi bazi ariko Petero yuzuye umwuka wera. Aravuga ngo Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ati Petero ceceka, cya kizina cyawe bitaga cya Simoni ubu kigiye guhinduka, ugiye kwitwa Petero. Kandi izina Petero bisobanura urutare. Kuri urwo rutare rero ugiye kuba Petero. Petero sinyama n'amaraso. Hora mugenzi munyegane mubwire ngo bizacamo. Abari hariya ku mazi, haleluya. Imana ibahe umugisha. Yesu aramubwira ngo Petero ibi bintu si wowe ubyibwirisha. Umwuka wera si inyama n'amaraso. Ariko nanjye iryo zina ryitwa rurimbo ruhora rwigira rutya. Ibyo bintu bidafatika, ibyo bintu bidacamo, ibyo bintu bavuga, ibyo bintu bakwangiriza, ntabwo uzongera kwitwa Simoni, uzitwa Petero. Izina rirahinduka. Petero we! Petero we! Iryo zina baguhinze, ibyo bintu bavugaga ko harabigira gutya, aho umuyaga ukujyanye ari hujya. Ntabwo ari kuzongera kwitwa Simoni, uzitwa Petero. Iryo zina rihinda ni Uwiteka. Iryo zina haleluya. Yesu aramubwira ngo ikindi Yesu nagiye kurihindura urutare. Kuri urwo rutare yego kuri urwo rutare ayiwe uri Mana nyamana. Tuzamura ibiganza duhereza Imana icyubahiro. Mureke dukomere Imana amashyi menshi cyane. Misiyo ya Yesu yari yo kuducungura. Urugendo rurakomeza. Urugendo rwa Yesu aho rwakomeje, baravuze ati rero mureke tumujyane kwa Pilato. Pilato amucira urubanza. Pilato amwitegereje abona n'undi muntu, aramubwira ngo nimumujyane kwa Herode. Herode ati nimumusubize kwa Pilato.
ndashaka kuvuga Yesu kuri uyu musozi. Haleluya. Ndashaka kuvuga Yesu kuri uyu musozi. Buri muntu abwire mugenzi ngo noneho ibintu birakomeye rero. Wabimubwiye? Yego. Reka mbabwire kuri uyu musozi hari igihe abantu bakuvuga baguhora ubusa, hari n'abakuvuga bareba icyerekezo cyawe kugira ngo icyo cyerekezo cyawe ntuzongere kukinyuramo. Bihorera Imana, dukorera n'Imana. Bihorera ukomeze gahunda. Umva itangazo, bihorera ukomeze gahunda yawe. Kurinda mana we, 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 kurinda. Haleluya! Urugendo rurakomeza. Haleluya! Ongorera mugenzi mubwire ngo uhagarikiwe n'ingoravoma, mwongorere. Mwambabariye mukaza hano koko. Mwambabariye mukaza hano. Imana ibaha umugisha. Nimwegere hano nshuti zanjye. Mwegere hano sha. Mwegere hano tuvuge Yesu. Haleluya. Maze nawe wambara ingofero uyikuremo wigira hano tuvuge Yesu. Igira hano nshuti yanjye. Kuramo ingofero wigira hano tuvuge Yesu. Imana iguha umugisha cyane. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha rwose. Haleluya. Amen. Urugendo rukomeje. Abatambyi bakuru bamenya ko bagiye guseba. Bakora inama. Bamaze gukora inama, bandika urwandiko. Barwandika mu ndimi eshatu. Bandika mu Kigiriki, bandika mu Rurama, bandika no mu Giheburayo. Urwo rwandiko bararwandika sha, bararutwara barugeza kwa Pilato. Ariko bamuha amabwiriza, baramubwira ngo nuvuga ko ari Yesu umwami w'Abayuda turaba dusebye. Ibyo bintu nturamukubivuga, ibyo bintu ntubihingure, ahubwo wandike ko yiyise umwami w'Abayuda. Pilato urwo rwandiko ararusoma, amaze kurusoma ararwitegereza. Umvira itangazo, ibyo abantu bakuvuze Imana igiye kubivuguruza, ibyo abantu bagusobeje Imana igiye kubivuguruza. Imana ishimwe cyane. Pilato ararusoma, baza mugenzi ngo nta bintu abantu bakuvuze kuri uyu musozi. Ndashaka mubaza umuntu mwegeranye niyo waba umuzi utamuzi ati nta bintu abantu bakuvuze. Arabivuze mana, arabivuze. Bivuze sha. Akubwiye ko bihari. Umvira itangazo rivuye ku Mana. Bihorera Imana yakumenye kera. Uko wabayeho n'Imana ibizi, nuko izabigenzera kuzi. Yesu ashimwe cyane. Pilato urwo rwandiko arusoma mu ndimi eshatu. Arangije arabasubiza, arababwira ati mva mbabwire, narangije kwandika. Icyo nanditse nacyanditse. Ijambo Imana yavuze ntabwo igira ivuguruza. Ijambo Imana yavuze ku buzima bw'umuntu nushaka witonde. Imana irimo irashaka ko hari icyo yakuvuzeho kandi kizasohora nawe utarakizwa. Bityo Imana yakumenye kera, ntihazagira umuntu ugusuzugura. Imana yakumenye kera. Igihe cyo gukizwa ni iki? Igihe cyo guhamagarwa ni iki? Imana ishimwe cyane. Wasanga uyu munsi ari umunsi wawe wo gukizwa. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ejo bundi wenda namwe hano byababayeho simbizi, ariko mu ntara y'Iburasirazuba twahuye n'ikigeragezo kimwe. Hanyuma abantu bashaka kutwiba.
bashatse kutwiba turabimenya ariko turasenga cyane. Ndabyibuka rimwe narazindutse mu gitondo cya kare njya gushyira icyapa ku rusengero cya Methodiste, maze kugishyiraho umushumba mukuru avuga ngo ninde wakubwiye gushyiraho icyo cyapa? Ndamubwira ngo iyi ni imbago ya sogokuruza, kandi iyi mbago nta muntu wayirandura. Namenye amakuru yuko mushaka guhindura iri torero twariherewemo amasezerano. Mbabaza impamvu, usanga ni ikinyoma. Hari abantu bazi gukubita ibinyoma, agashaka ibintu by'ibipapuro by'abazungu by'iyo akajya abeshya abantu, akajya abeshya abantu. Maze rero abantu kubabeshya biroroshye, ngo dore uyu muzungu, niko batubwira ngo uyu muzungu iby'abazungu biratureba. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire iri torero ry'Imana, itorero rya Methodiste, amarembo y'ikuzimu naho yahaguruka ntabwo azarinyeganyeza. Iri torero ryubatse ku rutare, ariko mwakomeye Imana amashyi menshi cyane. Ni itorero ryavuye mu bise by'amasengesho, ariko abaritangije batangiriye mu mwuka, none baherutse. Bwira mugenzi ngo wowe wigumire mu mwuka ubihorere gusa. Mubwira ngo wigumire mu mwuka ubihorere. Ndabeshya se? Imana ifite umugambi kuri iri torero ku buryo abandi bantu bari mu mubiri batapfa kubibona. Yesu ashimwe cyane. Ariko duheretse gusenga, Imana irambwira ndi gusenga ngo aba bantu bagiye guseba, muzabareke bazaseba. Icyo Imana yavuze kuri iri torero yarakivuze, ntabwo izajya ihindura. Bwira mugenzi ngo amagambo bakuvuze Imana igiye kuyatesha agaciro yose. Ntabwo ndi kubwira Methodiste ni gusa, n'udakijijwe ibintu bakuvuze bakubeshyera, ibintu bakuvuze bagira ngo izina ryawe ryangirike. Hari umugabo bavuze hano muri uyu mudugudu kugira ngo izina rye ryangirike. Hari abadamu bavuze kugira ngo hari n'igihe batuvuga ukagira ngo batwibasiye. Reka mbabwire, bihorere wikomereze gahunda zawe. Icyo Imana yanditse yaracyanditse, icyo Imana yanditse yaracyanditse. Uzi ko ushobora kuba uri guhinga ibirayi byawe, umuntu akaguhamagara ngo uzi amagambo runaka yakuvuze, komeza wihingire byere kugutwara umwanya. Mukomeze imirimo yanyu, hatagira ibintu bigutwarira iki. Igituma ari kukuvuga aragira ngo ibyo wakoraga yarebye asanga uri murirukanka, wenda wagize amahirwe weza na toni y'ibirayi, uwamuvuga ntazongere kuyeza. Reka mbabwire, abantu dusenga Imana dufite kwizera kumeze nk'igifaru. Reka mbabwire, hari ijambo nshaka kuvuga. Iryo jambo ryitwa patusi. Ngiye kuvuga ku ijambo bita patusi, nirangiza nsengera abantu. Iryo jambo patusi ni ijambo ifite imbaraga, ni ijambo rimeze nka mine wibeshye ukayivogera yaguturikana. Umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nushaka ntuzamuvogere. Abafite imbaraga zimeze nka mine, mu Kigiriki iryo jambo ry'imbaraga baryita